Mbaye ikaze dutangire episode ikurikira. ऐसे दिल भरे Ni hano twagarukiye. छोड़ के जाता है क्या? Rebe. जुड़ा के लिए तो आप उसकी जान Raja aragukunda n'umutima we wose. बोलोगे ना तो उसकी शादी भी तोड़ देगा. Yakwemera gatandukana n'uwo bashyingira ngo nabimusabye. Bimusabe we gusa. अभी क्या अभी वो We bimusabe. दे देगा है ना? Araza gutandukana na kariya gakobwa. Gatanya icyo bita divorce. Yibutse uwo bamubwira ngo batandukane. Ni umukobwa mwiza, umukobwa ufite discipline, umukobwa usenga, umukobwa ukorera amafaranga. Ndetse ubu tuvugana ni umugore we mu mategeko. Nta n'amasaha 48 baramarana ariko batangiye kubasaba gutandukana. मम्मी annulment होगा. Mva mama ntago ibyo ngibyo babyita divorce ahubwo babyita annulment. Bebe. एनुअल पेमेंट क्यों देंगे हम? Kubera iki twishyura amafaranga ya buri mwaka? Kubera iki twishyura amafaranga ya buri mwaka kandi atari ngombwa? करना है. Mva mama ntago ari inyishyu navugaga cyangwa se amafaranga yo kwishyura. annulment Navugaga annulment. का divorce नहीं हो सकता. divorce उनका होता है जो शादी के बाद कुछ समय के लिए साथ में रहे. Ni ukuvuga ngo couple bafata bakazihereza divorce cyangwa se gatanya ni ba bantu nyine baba bamaranye igihe kinini babana. Abo bantu bashobora no gutandukanywa nyine. शादी को अभी टाइम ही कितना हुआ है बोलो. Ariko mariage yabo nta nubwo baramara amasaha menshi bashyingiranywe, bamaze nyine igihe gito bashyingiranywe. को नहीं मानेगा तो इनका divorce नहीं होगा. इनका annulment Rero ntago babahereza iyo divorce ngo babaheze gatanya ahubwo baza kubahereza icyo bita annulment. होगा. अभी annulment के बाद बोले तो Rero nyuma y'iyo annulment शादी हुई ही नहीं थी. हाँ तो एनुअल पेमेंट के बाद zafatwa nkaho batigeze banashyingiranywa. वो लड़की राजोड़ा की जिंदगी से रवाना तो हो जाएगी. Uyu mukobwa araza guhita ava mu buzima bwa Raja nyuma y'iyo annulment. अरे हाँ मम्मी annulment के बाद वैसा ही हो जाएगा. Mama ntago rwose ari payment urumva ahubwo ni annulment. सब है ना? बस देखो आप Bebe. ना वैसे ही Vareba ibyo ushaka biraza gukorwa की खुशी के लिए मैं अपनी rwose kubw'ibyishimo bya Gunawanti niteguye guhinduka. Kiritida जाने से रोकिए. rwose hagarika Gunawanti ntagende. अब आशा भी इतनी विनती कर रही है, राजोड़ा रोक रहा है. रुक Urabona ko rwose Asha nawe ari kugusaba kuguma hano. जाओ ना. Raja nawe yiteguye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo akumvishe kuguma hano. और Bebe साथ में मन मुटाव खत्म कर. ikindi kandi rwose ibibazo nari mfitanye na Asha ibidutandukanya rwose byose tuhita tubihagarika. ऐसा Sibyo Asha? Bebe हमारी आशा Asha w'igikundiro wanjye. और आशा है ना. Rwose guhera uyu munsi दो जान jewe na Asha turaza kuba umuntu umwe. है. Turaba ba bantu badashobora gutandukanywa, badashobora kugirana ikibazo. My sweet Asha. Ntago bazi ko umugabo ari kubeshya. Baba babipanze we n'umugore we. Kurikira unarebe. Rebe. Nangije yigira imbere. Aza hakuno. Rebe. आजा बेटा Raja. Sora rikura ari gutekereza kure. क्या करना शादी का ये रिश्ता तोड़ना है या Ese mwana wanjye nawe urashaka gutandukana n'umugore wawe cyangwa ntago ubishaka? तेरा जो भी फैसला होगा ना उसमें मैं तेरे साथ Umwanzuro wose uraza gufata njye ndaza kugushyigikira. Vuga ahubwo umwanzuro nyabakiwe wafashe. Nta masaha menshi arashira. Hari iminsi 3 irashira babanye. Cyangwa se iminsi 4 ariko bahise bashaka kubatandukanya. Byose biri gukorwa na Kiritida. N'uyu mugabo Gunawanti ari we mugabo we ariko we nyine abayiyorobetse ntabwo wapfa kumenya kabirimo. बहुत आसान है रानी, Ni ibintu byora kuba abantu batandukana. भाना मुश्किल होता है. Ariko nanone biragorana cyane kugumana n'uwo mwashakanye mukagumana mukabana. एक बार बात कर ले राजा से. अब क्या Mwana wanjye nyumvira genda uvugane na Raja basi muvugane bwa rimwe. मैं Ese mama niki gisigaye cyo kuganiraho? अब बात करने का कोई फायदा नहीं Kano kanya ntacyo byamara kuganira. Ibintu byose byarangiye. हो सकता. सब Nta kintu ubu ngubu gishoboka. नहीं होता जब तक हम खुद उसे खत्म नहीं करते. Mwana wanjye nta kintu kijya kirangira kiretse twebwe ubwacu tugishyizeho iherezo. मुझे और तेरे पापा को ही देख ले. इतनी बुरी Reberaho urebere kuri njyewe na papa wawe. दारू की Papa wawe ni umusinzi. एक बार भी नशे में Ariko nta na rimwe aranyitwaraho nabi. Utaya. Kabone nubwo yaba yasinze nta na rimwe aranyitwaraho nabi. की बात की Nta nubwo aragerageza kumbeshya. हर से है. अंदर इंसानियत Ashobora kuba yarabaswe n'inzoga है,
ariko ubumuntu bwe buracyari bwose, aracyari umuntu. आज भी कायम है थोड़ा niyo mpamvu nge nawe tukibana, tukiri umugore n'umugabo. रानी mwana wanjye bisaba igihe, देगा nawe rero bizagusaba igihe. फैसला लेने से पहले mbere yo gufata umwanzuro बात कर लेनी. banza uganire na Raja. मेरा मन कहता है रानी राजा ऐसा लड़का नहीं है. ikindi Rani nge ndumva ko rwose uyu ntago ariyo kamere ya Raja, ntago ariko asanzwe ateye. उसने भी तेरे जैसे nawe yabeshye kubw'umuryango we बुलाओ nkuko nawe wabikoze. पहले कि रिश्ते रास्ते पर आ जाए rero mbere y'uko urugo rwanyu rurangira, umubano wanyu, isano ryanyu, देना चाहिए बेटा. bose ugomba kubanza ukabihereza amahirwe. मर्जी isigaye byose ni ibyawe. एक बार तो उसे अपना सच बताने की कोशिश gerageze kumubwira ukuri kwawe जानने की भी. kandi ugerageze kumenya nawe ukuri kwe. mutege amatwi umwumve, buri wese abwira undi ukuri. turacyareba Anamika, njye wumva nitwa Yaman the flexibility. nimero yanjye ni 078 563 agomba kubanza kumenya ukuri kwa Raja, hanyuma akabona gufata umwanzuro. ni ukuvuga ngo buri wese ahari azi ko ibyo mugenzi we yavuze ari ukuri kandi nta kuri kubirimo. rebe umwana barashaka kumutandukanya n'uwo bawe. प्लानिंग मैंने की थी तिजोरी की चाबी yibutse rwose Rani avuga ngo niwe wapanze ubujura bwose, avuga ko ari we wahaye urufunguzo Promesse Rwanda. आप जैसा कहेंगे anko nge ndaza gukora icyo uvuga, icyo utegeka nicyo nkora. आप बस घर छोड़ के जाने की बात मत कीजिए. ariko ndakwinginze wiva mu nzu, widusiga ngo ugende. rebe umugabo ni umugambanyi do, amarira y'ingona. urangije yari ari guseka. का रिश्ता तोड़ने का फैसला umwanzuro wawe rwose wo gutandukana n'uwo mwashakanye हार्ट फेल होने से ही बचा लिया. utabaye anko wawe uburwayi bw'umutima, mutima wari guhita umfata. तन्नू को जाके क्या मुंह दिखाता मैं. nta nubwo nari kuza kubasha kongera kugera imbere ya Dana wanti murumuna wanjye. उसको दिया हुआ वादा कैसे पूरा करता. tegereza urebe uburyo ndaza gukora ibyo namusezeranije. urebe ibintu byose rwose biraza kumera neza. छोड़ दे. wowe nyishingikirizaho nka anko wawe. जी पापा वो बेटा क्या बोल रहा hebe था अनलमेंट. वो जो भी है जैसा भी है वकील को बुला के bagende bategure icyo bita annulment. nyuma y'iyo annulment ni ukuvuga ngo ni kwa kundi bashobora kubona umuryango baje ngo baje kwaka divorce, bakabona haracyari kare, nta n'amezi wenda 6 baramarana, bakababwira ati mugende tubanze turebe ko muziyunga. nimutiyunga bakabahereza nyine igihe runaka. ntago wenda ngewe ibintu by'amategeko ubwo ndi najyuwa, ariko ntago twajya kubyinjiramo cyane. bamara kubahereza umwanya bakavuga bati nimugende, nimuramuka mutiyunze wenda mu gihe cy'umwaka muzagaruke tubatandukanye. ni ibintu nk'ibyo. bano nta n'icyumweru baramarana, nta kuntu ushobora kugera ngo uvuge ngo nta cyumweru kirashira mubanye n'umuntu uvuge ngo mugiye gutandukana. ntago leta bayikinisha gutyo gusa. कर बात कर सकते हैं. uyabonye aranamwandikira ati twavugana. ibintu bya leta bigira process cyangwa se bigira uburyo bikorwamo. Rani arashaka ko duhura. ndakora iki? जवाब दूं. ese ndamusubiza iki? ibyo umusore yibaza. मैसेज भेजकर गलती तो नहीं कर ली. ese naba nkoze ikosa kuba mwohereje message? rebe श्रीनाथ जी nyagasani, क्या करूं मैं. ese ubu nkora iki? ikibazo yamusabye ko bahura. sinzi umusore arabigenza ate. umusore wagomba kuba ari munsi y'ibirenge bya anko we na anti we, ntabwo azi ko aribo bagambanyi bakuru. ariko mama we arabizi. uzibye ko nanone mama atazi ko papa n'umusaza nawe babirimo. पता नहीं कहना सही होगा या नहीं, लेकिन मेरी शादी भी पैसों के कारण ही हुई थी. बहुत दहेज देना पड़ा था मेरी शादी में. आज इतना टाइम हो data nawe yishyuye inkwano zirenze, ayishyura amafaranga menshi. गया
लेकिन आपकी हिताक hashize imyaka myinshi भाई ने एक बार मुझसे ठीक से बात नहीं की। ariko umuvandimwe wawe hitanka ntago ajya amvugisha neza. प्यार तो दूर की बात है, wibagirwa iby'urukundo. मानती हूँ आशा काकी ने जो किया वो गलत है, लेकिन wenda nabyemera ko anti asha nawe ibyo yakoze atari byo, उसकी सजा आपको और रानी को क्यों मिले? अगर आप ariko se kubera iki wowe na Lani mwari guhanirwa ibyo yakoze? झूठ बोल सकते हो तो रानी भी तो बोल सकती है। nimba wabeshye ku bwa mama wawe cyangwa se ku bw'umuryango, Lani nawe ibyo ngibyo yabikora, icyo ngicyo kimenye. आप बस अच्छे से सोच समझ कर ही फैसला करना। ndashaka ko ufata umwanzuro w'ubwenge, ufata umwanzuro wanje kuwutekerezaho ntuhubuke. yaje kumugira inama ati mukuru wawe urabibona ukuntu amfata, ntajya mvugisha neza, kandi iwacu bishyuye inkwano nyinshi, faranga menshi. mu Buhinde bibaho. aramubwira ati rero ufata umwanzuro nk'umuntu w'umunyabwenge. आज तक मैंने सिर्फ दूसरों के लिए स्वेटर बनाया है, लेकिन आज से मैं उनके लिए स्वेटर बनाऊंगी जिनको तुम क्या? जिनकी मैं केयर करती हूँ। mbonye umupira umukobwa yari ari kumudodera utari wakarangiye, barakundana nubwo wenda ntago hari ikiza ntago habura ikibi. hari abantu bimereye neza ntago habura abandi nanone baza kuvanga ibintu. rebye hakuno wabona ifoto ye n'umugore we, ifoto y'ubukwe. एक बार तो जरूर मिलूंगा रानी से। Rani ndaza guhura nawe, agiye guhura na Rani. ये जो लड़का मैं लेके आया था उसको तो आपने नाश्ता करा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। mama mwanzi umukwe nari nabazaniye sibyo? और अभी aramwanzi क्या किया? mwakoze iki nyuma? 50 लाख के चक्कर में शादी का मजाक बना के रख दिया है। mwafashe mariage muyigira nk'ibintu by'imikino ngo kubera ngo amafaranga yo yo muri tombora. Rebe banza umukwe yari yabazaniye, gusa dusize umusore afata umwanzuro avuga ati Rani tugomba guhura. byibuza bombi baganiriye byatuma nabo bose bifuza ko batandukana byanga nyine, ibyo bifuza bikanga, ariko bataganiriye byaza kurangira batandukanye nabo ubwabo batazi uburyo batandukanyemo. mbwira duhurire he kandi duhure ryari? iyo message yakiriye message ya Raja. राजा, ये हितांग ने पेपर्स दिए, रानी के साइन चाहिए, तू जाके akira hintaka maye rwose zino mpapuro. ले ले। Lani akeneye ko rwose nawe asinyaho. मोटा भाई बार बार पूछ रहे हैं। ले kuna wanti akeneye ko Lani asinya kuri izo mpapuro. Rebe nashyire Lani impapuro ajye kuzisinyaho. Kimbuzi Nation Presents kugira ngo ubone amajwi n'amashusho meza, loud and clear. twe dutanga ibintu biri loud kandi biri clear. ukeneye ibikoresho byo mu nzu, ukeneye abagukorera parafo, ukeneye abagukorera serivisi na protocole mu birori bitandukanye, ubwo ni parafo, ibikoni bigezweho, n'ibindi byose. ubwo ngo protocole na serivisi ni mu birori byose uzibibaho, ubukwe, inama, bridal shower, baby shower, byose. uhamagara nimero yanjye 0785533208. ukeneye abagukorera CCTV camera, abakwinstallira amashanyarazi n'ibindi. hakuno baje guhura
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? urakora iki hano? बाहर मिलने वाले थे ना? नहीं, वो थोड़ा जल्दी आ गया था, oya nje naje kare कर लूं. ngira ngo mbanze nze no ku rusengero ko bari guhurira hanze y'urusengero. मैं बाहर रुकती हूँ. sawa ndagutegerereza hanze. नहीं, बाहर खड़े होने से अच्छा है कि ariko nawe ubishaka waza hano tukaba turi kumwe hano ku rusengero. ठीक है, sawa मैं पीछे लाइन में खड़ी हो जाती हूँ. umukobwa nawe ajya ku murongo. uraba agomba kujya ku murongo hano. usanga ahantu hose nta hantu hataba umurongo, kwa muganga, kuri banka, ahantu hose haba umurongo. ariko ahantu ngo haba hari umurongo ukomeye, ahantu bacuruza filime zanjye ngo haba hari umurongo. baba abantu babicana mu byigana ari mwinshi. क्या बात करनी थी? वो ese ngaho mbwira, मुझे कुछ पूछना था. हाँ, hari icyo nashaka kukubaza. के जवाब तो मुझे भी चाहिए थे. yego nanjye hari ibisubizo nari mfite rwose nashaka kugira ngo nkubaze. nari ibibazo nashaka kukubaza umpe ibisubizo byabyo. तो पूछो. नहीं, yego mbaza nta kibazo. तुम अपने सवाल पूछो. uyabanza. बात तुमने छेड़ी थी. ubundi niwe wabitangije, niwe watangiye umpamagara unsaba ko twahura, rero bari wowe ubanza kumbaza. देखो, मैं बस इतना जानना चाहती थी. अरे भाई शू करो Jewe icyo nshaka kumenya, umva mister, murakora ibiki? बढ़ो ना, Mwigire imbere ku murongo. आगे बढ़ो ना. barimo baratinza umurongo baganirira hano ibibazo byabo ku murongo. rebe क्या पूछ रही थी? wavugaga ngo iki harya? कल जो भी हुआ, ibyabaye ejo byose byari amakosa, ntago byari byo. समझ में ही नहीं आ रहा. समझ तो मुझे nta kintu na kimwe ngiye ndi kubasha kumva. भी नहीं आ रहा है. nanjye nuko nta kintu na kimwe mbasha gusobanukirwa. rebe ना जानना है कि कल तुमने जो भी कहा, क्या उसमें कोई भी सच्चाई थी? ndashaka kumenya niba ibyo wavuze byose byari ukuri. तो सच था. bimwe muri byo byari ukuri. थोड़े सच का क्या मतलब होता है? ushaka kuvuga iki ngo bimwe muri byo byari ukuri? अब पता नहीं, simbizi, समझने की कोशिश कर रहा हूँ. hanjye ndacyagerageza kubisobanukirwa. दुनियादारी की बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं. तो तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे दुनियादारी की बातें समझ में इसलिए आती है क्योंकि मैं गरीब हूँ. अरे मेरा वो बातें मुझे समझ में नहीं आती. ikindi kandi impamvu njye ntabizi nuko nta bucakura bwinshi ngira. तो तुम rebe क्या चाहते हो? मुझे दुनियादारी की बातें समझ none uri kuvuga ko njyewe ari njye wakagombye kuba mfite ubucakura kubera ko ndi umwana w'umukene, sibyo ushaka kuvuga? ubwo गरीब हूँ. byandi bajya vanga umwana w'umukene waraye utariye niwe wiga bigakunda, niwe wabasha kwirwanaho nyine ageze mu bibazo, nibwo bucakura nyine baba bavuga. अरे मेरा वो मतलब नहीं था. oya ibyo ntabwo aribyo nashaka kuvuga. क्या मतलब? none washaka kuvuga iki? समझाना चाह रहा हूँ, तुम वो समझ नहीं रही हो. कुछ भी उल्टा मतलब wowe ntabwo uri kumva ibyo ndi kugerageza kugusobanurira. निकाल रही हो. मैं कोई उल्टा मतलब नहीं निकाल रही हूँ राजा. अरे मैं वही ntabwo ndi kubyumva nabi Raja. बोल रही हूँ जो तुम कह रहे हो. jewe ndimo ndavuga ibyo uvuze. nimba uvuze ko ngo nta bucakura ugira, ubwo ushaka kuvuga ko nyine ari njye ugira ubucakura kuko ndi uwo mu bakene. बोल रहा था कि je navugaga umva मुझे कुछ नहीं ibyo bireke. पूछना. तो फिर nta kindi nshaka kukubaza. ni ukuvuga ngo niba ubajije umuntu bwa mbere agahita akubwira ikintu nyine kubera ko umuntu afitanye ibibazo, uhita nyine nawe ubishyira mu mutwe ugahita ushyiramo ibyo ushaka. none kubera icyo wampamagaye aha? mwigire imbere se. hano bafite igisaza shaka cyabazonze. mwigire imbere ureke kuza guhatinza umukino mwebwe. hano tuba turi, isi ni umukino, iyo utinze urasigara. ni ukuvuga ngo iyo uri ku murongo yameze nk'aho uri ku mukino. भी दर्शन करना है, आगे बढ़ो ना भाई. natwe turashaka gusenga wana. rebe लड्डू ले 10 रुपए का है नहीं चाहिए आप. mabuja hano rwose ni 10 yonyine. आगे oya murakoze ना. सुबह से कुछ भी नहीं दिखा rwose ndabinginze nimugure. है. kuva mu gitondo ntago ndacuruza. देखिए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ. rwose ndagusabye ndakwinginze. कहाँ ना जाइए यहाँ से. ntago nshaka kugura कि uretse gato. वो पैकेट मुझे दे दो.
amwaka paki ebyiri महादेव udukarito tubiri rwose nyagasana aguha umugisha. Rebe hari n'igihe umukobwa 10 nta yaba yifitiye yajya kugusaba ahubwo ati rwose ndakwinginze ntago ngura, kandi ubwo ngubwo umuzungu zayi nawe abafite abana yasize mu rugo agomba kugaburira. Kubwira rero ko mu gihe kuva mu gitondo ataracuruza rwose uba ugomba kureba uko umugenza. Ariko umukobwa nawe nta yaba yifitiye. Turacyareba anamikange wumva nitwa Yamani. Rebe Yam hakuno bahuye ngo baganire barebe ko byibura banakemura ikibazo, ariko nanone biba bigoye. Umukobwa ari gukeka ko umusore ibyo yavuze byari byo. Umusore nta nubwo afite n'uburyo yakwisobanura ngo avuga ati narabeshye byagenze gutya habaye iki. Rebe byatinze wamaze gusenga यहीं बैठ जाएं। twicare hano bicare babanze baganire. Bibutse ubu ngubu umusore afite impapuro za divorce cyangwa se za gatanya bamuhaye azanire Rani asinyeho batandukane. Kwangu ntago ari gatanya, barabanza babaherezemo igihe, ariko kuva bamaze kubisaba namara gusinyaho biraba bimeze nkaho nyine batandukanye. Ko iyo annulment irangiye iramutse irangiye icyo gihe bashyiramo byarazarangira babafashe nk'aho batigeze banashyingiranywa. Rangije amuhereza hakuno. Dore nga kari hano. Mwihangane gato. Sibyo? बात को बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं। जो भी गलत हुआ reka dukemura ibibazo aho kugira ngo tubikomeze bibe bikurutaho. उसे सही करने की कोशिश करते हैं। Reka tugire icyo dukora ku byagenze nabi. Ibyo nanjye nibyo nshaka Raja. Rebe sasa hakuno anko aramuhamagara. हाँ, Aramukupa. कह रही थी तुम? Wavugaga ngo iki? मैं ये कह रही थी कि मैं भी तो Nyine nendi kuvuga. Anko arahamagara. Barashaka gutitiriza Raja. करके आप Asinye vuba batandukane. Ubwo gutitiriza umuntu nuko mw'ihutisha umuhatiriza. हाँ मोटा पप्पा, Yego anko. Rebe uyu nguyu yeguye igikapu rwose igikapu cyari kiguye. Arebye neza ibivuye mu gikapu abona annulment. शादी रद्द करने की पेपर्स. Abona annulment paper. Ubwo mubifate nk'ari gatanya ariko nyine si gatanya. Pro basinyaho hanyuma nyuma y'igihe babahaye bikazafatwa nk'umutigeze munasezerana kubera ko igihe mwari mumaranye ni gitoya ku buryo batabatandukanya nyine binyuze mu buryo bwa divorce. Rebe yari ataramubwira ngo amubwire ibijyanye n'izi mpapuro, none umukobwa araziboneye. Kandi namwe murabizi iyo uvumbuye ikintu ukakivumbura umuntu atarakikubwira muzi uko bigenda. Yibutse babashyingiranya bose bari bishimye, bose barabishakaga, bose barakundanaga, ariko iminsi igira nabi. Dore umukobwa ngo agahinda karongera kakamwica, agahinda karongera karamurenga. Aracyavugana na anko aragira ngo basinye.
uyu nguyu azi yagiye guhindukira asanga umukobwa yagiye. Ntacyo waba uvugana n'umuntu uje azanye impapuro agira ngo mutandukane. Yarebye ku mpapuro, impapuro ni umukobwa bigenze bite sinzi ariko katurore. Impapuro tayari Rani yamaze gusinya mu mwanya we. Rani Rwanda, kubera ko afite musaza we bita Promesse Rwanda. Rani Rwanda yamaze gusinya. Rani yasinye ku mpapuro, bivuze ngo Rajani wubura gusinya, kandi nta kuntu afite yahakanira anko katari businye. Kurikira unarebe biragenda bite. Uyu yagarutse arira. Rani byagenze bite mwana wanjye? Wirira kibazo ki? Rani ngaho mbwira byagenze bite? Rani haguruka umbwire mwana wa. Haguruka wicare. Kibazo gikomeye. Ariko nanone uyu mukobwa yigiramo akantu ko guhubuka. Uyu mukobwa turabiza afite akantu ko guhubuka. Ubu ngo bayisasinye impapuro atazi ngo umusore yazizanye kuzimaza iki, bataraganira. Mama nta kintu na kimwe kiri buze kugenda neza. Ibintu byose byarangiye. Nta kintu gishoboka muri kano kanya. Banza unywa amazi mwana wa. Ubwo ngubwo mwe mukurikiye filime mutazahubuka, jya ubanza utuze. Ubwo waba ubabaye ariko jya ubanza utuze, cyane ko gufata umwanzuro uhubutse kandi ubabaye ntabwo ari byo. बोलना राजा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? रानी ने कुछ Raja, kubera iki nta kintu kimwe uri kuvuga? कुछ कहा क्या? Bivuze ngo Raja nawe isakeka ko Rani nta kintu kimwe ashaka gukora. चोरने की साइन लेके आ गया है. Igisambo cyasinye, sinya y'igisambo barayibonye. कहानी खत्म करके मेरे अंदर वाली कीर्तिदा को एकदम खुश कर दिया. Rwose nyuma na nyuma ushimishije Kirtida by'indani. Uburangije mariage yawe. Bazanye hakuno umunyamategeko. मुझे पता था तो मेरी बात को कभी भी हल्के में नहीं लेगा. Raja arababaye. चिराग भाई को पहले Umukobwa asinya batanaganiriye, arahubutse ahita afata impapuro arasinya. घर पे बुला लिया और नामी वकील हैं. Ibintu byo guhubuka mu byirinde. शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही अशुभ काम को भी खत्म करने में देरी नहीं होनी चाहिए. क्या बरोबर है पापा? आप लोग फिक्र मत कीजिए. Ntimugire ikibazo kubera ko ndahari. अंकल Rwose hagati aho nyakubahwa, थोड़ा जल्दी हो जाएगा नहीं तो खर्चा वगैरह. आप लोग बस पेपर रेडी रखिए, mva rwose mwe mutegura impapuro zanyu. तारीख जल्दी मिल जाए. Ibintu byose rwose ndagerageza kugira ngo rwose mbashyire itariki ya hafi. हमने वाली पार्टी को भी कल के कल ही मैं नोटिस भिजवा दूंगा. Hanyuma rwose nzabamenyesha ejo, nzabaheza appointment. Ebe अरे बेटा, Raja, इस पेपर में तुम्हारे साइन तो है ही नहीं. ariko hano ndabona ku mpapuro zawe nta sinya iriho sha. Ngwino nawe usinye sha. Niko sha. Umusore we ntago arasinya. Rani we yahubutse ahita asinya bataganiriye. हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. Rwose wibuke ko iteka nzagora iruhande. Iteka. तुम और मैं बेशक अलग हैं, लेकिन मैं एक वादा जरूर कर सकता हूँ कि ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा. Nta na rimwe nzigera mpagarika kugushyigikira. Byose nibyagiye musezeranya. Bamusabye nawe gusinya, aramutse asinye biraza kuba birangiye. Rani we yahubutse arasinya, biragenda bite biraherera he. Ndaje dukomeze.